Hello bakunzi ba Juju Afro Kitchen, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Uyu munsi rero muze dufatanye gukora Messi Madame. Nizere ko muzizi kwizina, ariko noneho muze tuzikorane mbereke kuntu tuza kuzikora. Ziraryoha, wazifata nka breakfast, wazifata nka lunch, wazifata mu buryo bwose. Reka tuzikorane bereke kuntu namwe muzajya mubigenza mu gihe cyagiye wumva waburaniwe wabuze icyo ufata. Uzajya uhita uzitegura kuko zirihuta, ni mu minota mikeya cyane. Reka nkwereke ibyo tuza gukoresha, ariko nkwibutsa gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane kuri Juju Afro Kitchen. Reka nkwereke ibyo tuza gukoresha, kandi nkomeza no kubashimira abakomeje gukora subscribe, abakomeje kutureba, abakomeje kudushyigikira. Mwese Nyagasana bahe umugisha. Reka mbereke ibyo tugiye gukoresha. Kugira ngo rero tuze gukora Messi Madame zacu zimeze neza, turaza gukenera ibirayi, ifu y'ibigori itari ifarini, ifu y'ibigori, tuze gukoresha umunyu, paprika, magi imwe, amagi abiri n'ibitunguru bibiri, bitewe n'ibyo uza gukoresha, bitewe n'ingano y'ibirayi ufite. Reka rero dutangire turapa ibirayi kugira ngo tuze kuzikora neza. Turarapa ibirayi, ibirayi byawe urabirapa, ukabirapa neza byose bikarangira, bitewe n'ingano y'ibyo wateguye. Ibirayi byacu rero turangije kubirapa, hano twamaze kubirapa. Noneho turahita turapa n'ibitunguru tubiratiremo. Igitunguru urakirapa cyose. Iyo umaze kubirapa noneho uhita ukurikizaho kubironga n'amazi meza. Babironga nk'inshuro ebyiri ziba zihagije kugira ngo n'ubundi utamaramo intungamubiri zari ziri muri bya birayi. Ibirayi n'igitunguru twamaze kubirapa, noneho tugiye guhita dukurikizaho gushyiramo umunyu
gushyiramo akunyu kugira ngo bize kuryoha. Dushyiremo paprika kugira ngo bihindure kara bize no kuba binaryoshye. Dushyiremo magi, ubundi tubivange. Tumaze kuvanga ibirungo, reka dushyiremo amagi. Amagi rero twamaze kuyashyiramo, rero tugiye gushyiramo ifu y'ibigori, se kawunga niko nababwira. Ntuzakoreshe ifarini y'ingano, ahubwo uzakoreshe ifu y'ibigori. Ukayivanga, genda uyishyiramo ureba ko bitakirekuranye cyane, kuko iyo umaze gushyiramo amagi bisa nk'ibirekuye. Niyo mpamvu ushyiramo agafarini kugira ngo bize gufata. Ushyiramo agafarini kugira ngo bize gufata, ubone ukuntu uza kubinyuza mu mavuta bitarekuye cyane. Bikegerana nk'uko muri kubibona ko byamaze kwegerana. Reka rero noneho duhite dukurikizaho kubishyira mu mavuta. Twamaze kubivanga n'ifarini, reka no tubishyire ku mavuta. Turasuka amavuta ku ipanu makeya. Turakoresha amavuta makeya, si ngombwa gukoresha amavuta nk'ay'ifiriti, gukoresha amavuta makeya. Noneho turagenda dufata duke tutubumbe, bitewe wowe nuko ushaka ko tuza kuza tumeze. Ako umaze kubumba ugashyira mu mavuta ku muriro mukeya cyane. Dukomeze ukoresha umuriro mukeya kugira ngo bitaza guhita bishirira tutegeranye neza, kugira ngo umuriro bibona.
kugira ngo muratubona ukuntu tumeze neza. Turahumura noneho. Utu snacks ni twiza rwose. Tureke dushe, tumaze kuduhindura. Tureke dushe, ndabereka noneho duhiye ukuntu tuza kuba. Twa mbere turahiye, reka twarure bereke ukuntu tumeze. Urabona ukuntu twahiye neza. Batwita merci madame, kandi tuba turyoshe kubi. Reka dukurikizeho natwo turahiye. Urabona ko turasa neza. Kwa merci madame twacu turasa neza, cyangwa se udusnacks tw'ibirayi twiza kandi twagufasha mu gihe uri ku rugendo cyangwa se ugiye mu kazi. Ushobora kudutwara ukaza kudufata nka lunch mu gihe ugiye mu kazi. Nkomeza kubibutsa gukora subscribe ku batarayikora, abayikoze bibutsa gukora share kugira ngo n'abandi bazi barebe utuntu tugiye tunyuranyuranye tugende twigira hano kuri Juju Afro Kitchen. Zanyuma nazo zirahiye rero, murabona ko zose zahiye neza. Noneho ni ukuzarura twirira merci madame zacu, cyangwa se uko wazita kose snacks z'ibirayi ziryoshe. Ushobora gufata mu gitondo nka breakfast, ushobora kuzifata saa sita nka lunch, ushobora no kuzifata uri mu rugendo na nimugoroba. Hose wazikoresha nta kibazo. Rero nababwira iki nawe muzazikore. Ibirayi si ukubitogosa gusa, wabibyazamo n'utundi tuntu nk'utu ngutu tukuryohera ukumva icanga ry'ibirayi.
urabona ko ni twiza pe, kandi noneho turihuta, urabona ko dukoze mu gihe gitoya cyane gishoboka. Ni utuntu tworoshye kandi ukora mu gihe gitoya. So muze kuryoherwa namwe ni mudukora nk'uko twabikoze. Mwibuke ko ari ugukoresha ifu y'ibigori atari ifu y'ingano cyangwa se ifarini, ni ugukoresha ifu y'ibigori. So bye, namwe muzaryoherwe. Ciao ciao.